Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 26 kugeza 40 handitswe ngo Filipo arahaguruka agenda ahura n'umunya-Etiyopiya umwamikazi witwaga Kandake wari umukozi mukuru ushinzwe ububiko bw'umutungo wose wa Kandake waje gusenga i Yerusalemu. Umunyafrika wari umukarani mukuru ariko yari umupagani ashishikajwe n'Imana y'Abayahudi. Yaravuye i Yerusalemu gusenga atwaye igitabo cya Yesaya agisomera mu igare. Ubwo Filipo yaje kumwigisha inkuru ya Yesu Kristo, iyi nkuru ikarangirana n'ubwo Filipo yamubatizaga umwamikazi Kandake kandi n'izina ahabwaga ry'ubwamikazi. Umuyobozi mukuru w'ubwoko bw'Abanubia, umuyobozi wakoze amateka ahambaye, akayobora igisirikare, akayobora ingabo, agatsinda ingamba nyinshi harimo n'izo yarwanyaga n'Abaroma. Ubundi bikarangira Abaroma basubiye inyuma. Ibitabo n'amateka byinshi byigisha amateka y'umwamikazi Kandake cyangwa se ubwami bw'Abakandake bwabarizwaga ubwoko bw'Abanubia mu gice cy'amajyepfo ya Sudani, habarizwa ibihugu bya Ethiopia ndetse na Sudani y'Epfo muri iki gihe cya none. Kandake yari intwari ikomeye cyane muri buno bwoko n'ubwo yabaga ari umugore. Mu gihugu byinshi byo muri Afurika bitajyaga biha agaciro abagore, abo mu bwami bwa Nubia abagore bari bafite ijambo rikomeye cyane. Kandake yari umuyobozi w'igisirikare, umuyobozi w'igihugu ndetse akaba n'umutambyi mukuru mu bwoko bwabo muri icyo gihe. Ahari we wenyine washoboraga kugena iby'Imana yavuze, yoboraga imihango yo gusenga, yo gutanga imvura ndetse n'indi myinshi itandukanye. Ibirori bigatuma mu gihugu cyafatwa nk'ukomeye cyane, nubwo atafatwaga nk'Imana ariko yari umuntu uhambaye. Ubwami bwa Kandake bwari bukungahaye cyane ku bigendanye na zahabu, igisirikare n'ibindi byinshi cyane byatumaga abaturage ndetse n'ubundi bwami baturiye burushaho kububaha ku manywa na nijoro. Kandake agaragara neza nk'umugore w'intwari, cyangwa se ubwami bwabo bari abayobozi Abakandake bafatwa nk'intwari. N'uyu munsi bakigwa imva zabo zubatse mu mapiramide, ndetse n'uyu munsi ukaba bashobora kuzisura ukazibona. Umurwa mukuru wa Merowe n'ururimi rwabo bavugaga rwari ruhambaye cyane rwitwa Meroetiki, na n'uyu munsi rutarabasha gusomwa n'umuntu uwo ari we wese mu bushakashatsi bukorwa ku bigendanye n'ibisigaratongo. Abantu benshi bakomeza guhiga uburyo bamenya ururimi rwa Meroetiki ndetse bakamenya n'amateka ya Kandake wanditswe ndetse akanigishwa mu mashuri menshi cyane ku bigendanye na politiki idashingiye ku ivangura yabaye ku mugabane wa Afurika. Ingabo za Kandake ingamba nyinshi zarazitsindaga, imyitozo yabaga ikomeye mu bagore ndetse no mu bagabo. Ubwoko bw'Abanubia ntabwo umugabo wenyine urajyaga ku rugamba, ahubwo ngo n'umugore wabaga witeguye yaratojwe neza. Yari indwanyi ikomeye cyane. Ngiri kumva muri ikiganiro nitwa Medar. Ntibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tumenye byinshi ubwoko bw'Abanubia n'umuyobozi wabo Kandake wabaye icyamamare, akayobora ingabo, agatsinda ingamba nyinshi cyane zitandukanye zamugize igihangange kugeza n'uyu munsi ukaba tukimwiga mu nyandiko ze. Gore w'icyitegererezo wabayeho mu mateka, akaba umusirikare n'umwami w'igitangaza. Nk'uko izina Kandake ritahabwaga umuntu ku giti cye, ahubwo ryari izina ry'icyubahiro ry'ubwami mu bwoko bw'Abanubia bwabarizwaga mu bwami bwa Kushi. Umugore w'igihangange wabayeho tujye kuganira umunsi wa none wahuye na Filipo ndetse akaba nanditswe muri Bibiliya, umwami yitwa Merinenas. Uyu ni umwamikazi wakoze ingendo zihambaye cyane zamugize icyamamare ndetse yobora n'ingamba nyinshi cyane. Nyuma yo kubura kuva mu mwaka wa 40 kugeza mu mwaka wa 10 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, Merinenas ni umwami wayoboye ingamba nyinshi cyane, ubundi arwana n'Abaromani aho bari bamaze gufata igihugu cya Misiri bashaka kwigarurira n'ubwami bwa Kushi. Ubwami bwa Kushi nk'uko bwari bwaritoje ndetse buyoborwa n'abagore, ariko bafitemo mu ngabo zabo abasirikare b'intwari b'abagabo bemeye neza gukurikira kamanda wabo Kandake. Ibyo byatumaga ubwami bwa Kushi bugira imbaraga zihambaye, maze ubundi bigabiza intwaro, bigabiza imijyi myinshi cyane, ibigabiza imijyi myinshi cyane y'Abaroma bari bamaze gufata mu gihugu cya Misiri, barayisenya bayirambika hasi, kugeza aho ubwami bwa Roma bwemeye amasezerano n'ubwami bwa Kushi, maze bubemerera ubwigenge buhoraho mu gihe Abaroma barafite inkundura n'intambara ikomeye cyane yo gusenya ubundi bwami bwose butavugaga rumwe nabo. Merinenas yaje kubatizwa ahinduka umukristo. Nyuma yo kuva gusengera i Yerusalemu agahura n'umwa Filipo, yaje kumuganiriza neza iby'inkuru ya Yesu Kristo kugeza inamubatije mu rugendo yari yagiyemo. Ibi byagaragaza ko ubwami bw'Abakushi bw'ubwoko bw'Abanubia ngo bwari bukize cyane ndetse bukungahaye ku kigero cyaho umuyobozi wabo yari afite ububasha n'ubushobozi bwo gukora urugendo ruzamara amezi hafi 6-8. Yagiye gusengera mu gihugu cya Isiraheli akajyana n'intumwa ze ndetse n'amagare n'amafarashi. Uyu mwami yabaga yubashywe cyane. Nyuma yo kuva aho ngaho yaragarutse agaruka mu gihugu cyayobora ubwami buhambaye cyane bwabaye mu mateka y'isi
na n'uyu munsi wa none bukaba bucyubashywe. Ubwami bubarizwa mu gace ka Nubia, uyu munsi kabarizwa mu gace ka Sudani y'Epfo. Umwami Kandake nicyo gihangange mu bagore, intwari yabayeho mu gisirikare, kuyobora ingamba nyinshi cyane. Ubu bwoko kandi bwayoborwaga n'abagore gusa, babaga baratoranyijwe mu bwami bwabo. Aba bagore ngo babaga ari ibihangange ndetse baratojwe neza iby'imiyoborere, barize amashuri menshi ariko n'igisirikare batagisize inyuma. Kandake ntabwo yabaga ari umwamikazi wo gusigara mu biro ngo yicara ayobora abaturage, ahubwo ari umuyobozi w'ingabo icyarimwe, umutambyi mukuru ndetse n'umuyobozi w'igihugu. Kuyobora urugamba byari bivuze ko Kandake afata inkota ye n'icumu, yewe yaba afite n'umwambi akajya imbere mu gisirikare. Yarwanaga batari kumurwanirira kuko ngo gutsinda Kandake byabaga ari ukugusha ishyano mu bwoko bw'Abanubia. Umusirikare w'igihangange watojwe muri buno bwoko, umwamikazi w'amateka isi itigeze ivugaho rumwe. Byatangaje Abaroma n'Abagiriki bibaza neza ukuntu igihugu ndetse n'ubwoko bw'Abanubia buyoborwa n'abagore. Inkuru z'ibihuha zarakwirakwiriye bavuga ko Abanubia ngo bategekwa n'abagore babo, ariko Abanubia bo bari bazi icyo bakoze guha agaciro umugore muri icyo gihe. Byari ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi. Abanubia nibo byonyine bakoraga, ubundi ubwami bwabo bugakomera. Nubwo kandi bayoborwaga n'abagore mu minsi ya kera, ubwoko bw'Abanubia bwari bufite imbaraga nyinshi cyane zihambaye. Bakandake cyangwa se abitwa Bakandake ni abamikazi muri rusange, ariko Amerinarasi niwe wenyine isi ivugaho cyane kuko yabaye igihangange. Hari nayo Bibiliya yanditse mu bitabo byayo, hari nayo Bibiliya yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 guhera ku murongo wa 26 ugakomeza kugeza kwa 40. Ivuga inkuru ye n'amateka ndetse no guhura n'intumwa Filipo ubwo yari ari kugenda imwigisha namusobanurira neza ibya Yesu Kristo kugeza inamubatije. Kandake ubwo yanditse mu bitabo, kikaba ikimenyetso neza cy'uko ubwami bwa Afurika kuva na kera bwari bufitanye umubano mwiza n'Abayahudi ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane, aho bigaragarira mu nyandiko ndetse no muri Bibiliya. Abami b'Abanyetiyopiya bajyaga gusura umwami Salomo ndetse na Kandake ubwo wagiye gusengera i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Abanyafurika ndetse n'ubwami bw'Abayahudi byari bifitanye umubano mwiza cyane kuva na kera. Ubwoko bw'Abanubia bubarizwa hepfo muri Sudani, ariko igihugu nka Nubia ndetse na Kushi cyo cyaramaze gusenyuka, gicibwamo ibihugu byinshi cyane birimo Sudani, Ethiopia, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane. Piramide zabo cyangwa se zo bashyinguragamo Abakandake n'uyu munsi ziracyashinze, n'inyandiko zabo ziteye ubwoba kuko Abakandake ngo barafite ubwenge kuva na kera, aho umwami wabo yabashije gusoma inyandiko ya Yesaya ndetse n'ibindi bitabo byose yaravanye i Yerusalemu, akanabyigishwa na Filipo mu rugendo rwe byarangiye amubatijemo nyuma yo kumwigisha iby'inkuru ya Yesu Kristo. Bari abahanga nta kubishidikanyaho, ariko cyane bari bazwi ku bigendanye n'intambara n'urugamba rwabo rudatsindwa. Abagore ubwoko bw'Abanubia cyane abazwi nka Kandake bari abamikazi muri ubwo bwoko. Ni ibihangange ngo isi itazigera yibagirwa kuko n'uyu munsi ngo barakigwa mu mateka, na za kaminuza nyinshi ziracyabafatiraho ingero, cyane mu zigisha ubuyobozi n'ubutegetsi budashingiye ku ivangura ry'igitsina iryo ari ryo ryose. Ibiro bituma Kandake cyane Amerinarasi ari ubicyamamare, akandikwa mu bitabo byinshi cyane bitandukanye. Muri Bibiliya izina rye ntabwo rigaragazwa neza ko ari Amerinarasi, ahubwo bamwita Kandake, minisitiri w'imari ndetse n'umutungo mu gihugu cye cya Kushi yakomokagamo mu bwoko bw'Abakandake, cyane Abanubia aribo yari atuyemo. Ibiro byamugize icyamamare maze ahinduka umusirikare w'igitangaza wayoboye ingamba nyinshi cyane, ndetse ngo yigeze no guca umutwe igipupe cyangwa se ikibumbano. Yageze guca umutwe ikibumbano cya Julius Caesar, wari umusirikare cyangwa se umujenerali w'igitangaza mu ngabo z'Abaroma. Icyo gihe ndetse wari unateye ubwoba ku buryo no kuva ko Julius Caesar hageze byabaga ari ibintu bikomeye. Imijyi myinshi yarasenywe y'Abaroma, amazu menshi aratwikwa, abasirikare b'Abaroma basubira inyuma nyuma yo gutinya abasirikare ndetse n'ingabo z'Abakandake zari ziteye ubwoba muri icyo gihe cyabo, ngo zitagiraga ubwoba habe namba. Byari binagoye ko ushobora kuzihagarika mu gihe utazizi neza, ariko ingabo zabaga zirangajwe imbere n'umugore w'igitangaza watojwe neza, watoranyijwe ndetse wizerwa n'abayobora kandi bakamwumvira bose. Gushyira hamwe ndetse no kubaha abagore mu bwami bw'Abakandake ngo bwatumye ubwami bukungahaye cyane, butunga byose cyane ibigendanye n'amazahabu, imitako myiza y'amasaro ndetse n'ibindi bintu byinshi by'agaciro, byatumaga ubwami utapfa kubwisukira uko wiboneye ngo ugabeho ibitero ubashe kubutsinda. Hari byatumye ubwami bw'Abakandake buba amateka, uburaramba cyane.